mbasuhuze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nk'uko bisanzwe mu mwanya ngiye kubagezaho abagabekazi b'u Rwanda basimbutswe urwo kunyweshwa. Mu nkuru iheruka twabarebeye hamwe abagabekazi b'u Rwanda batwawe n'urupfu rwo kunyweshwa nyuma y'aho abahungu babo bari bafatanyije gutwara ingoma babaga batanze bo nka ba nyina bakiriho. Aho twabonye ko abapfuye urwo rupfu ari umugabekazi Nyiraruganzu, Nyakanga, Nyiramibambwe, Nyiratamba na Nyiramavugo Nyiramongi, ariko hari abandi barusimbutse. Ruganzu Nyirarumaga. Nyirarumaga ni umwe mu bihangange bikomoka mu muryango mugari w'Abasangabutaka. Inkomoko ye ikaba ari Gihogwe mu Buriza, ubu ni mu murenge wa Jali w'akarere ka Gasabo. Akomoka mu Basinga b'Ikuri Nyaruguru, bahatujwe na Yuhi III Mazimpaka watwaye u Rwanda asaga mu 1642 kugeza 1675. Nyirarumaga yabaye umugabekazi w'ingoboka wa Ruganzu Ndori. Nyuma yaho nyina Nyabacuzi bagombaga kwimana ingoma apfiriye mu miko y'abakobwa. Ubwo bene Gahima barwaniraga ingoma n'umugabo we Ndahiro Cyamatare wari umwami w'u Rwanda akahagwa. Yatwaranye ingoma na Ruganzu Ndori ahasaga mu 1510 kugeza mu mwaka w'1543. Nyuma y'uko Ruganzu Ndori atanga ingoma ahasaga mu 1543, byari ihame ko Nyirarumaga arekura ingoma akanyweshwa akabisa Nyirakabogo akimana ingoma n'umuhungu we Semugeshi. Abiru nabo babuze uko babyifatamo kuko Nyirarumaga yari umuntu utinyitse kuri bo kandi w'umunyacyubahiro kubera ibyo yakoreye u Rwanda. Ntawashoboraga kumuhangara ngo amunyweshe bityo atange ingoma. Ab'ibwami bari bakuriwe n'umwiru mukuru Mpande ya Rusanga bakomeje kubirebera iyo ntibagira mwanzuro n'umwe bafata mu myaka isaga 5. Nyirakabogo nyina wa Semugeshi ishyari riramuganza kudashaka kubona Nyirarumaga mu maso ye kuko yari akunzwe na rubanda, agasanga atahabwa icyubahiro cy'umugabekazi imbere ye nubwo yaba atagifite ikamba ry'umugabekazi. Nuko Semugeshi abura umwiru wamwimika akamuha inyonga, ibimenyetso by'umwami, ngo abe umugenga w'ingoma y'u Rwanda. Mpande ya Rusanga wari umwiru mukuru w'ingoma ya Ndori niwe wafashe iya mbere mu kwanga kwimika Semugeshi, ahitamo no guhunga ajya gutura ahitwa Icyotamakara cy'i Buhanga, ubu ni mu murenge wa Ntyazo wo mu karere ka Nyanza, ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Semugeshi yitabaje Mutaga Nyamubi umwami w'u Burundi wari inshuti ya se Ndori, amuha abiru bo kumwimika barimo Nyamwonda wa Rurenge na Gahenda ka Nyabayombya ngo bajye kumwimika. Bitewe n'uko Semugeshi yimitswe bitajyanye n'ubwiru bw'i Rwanda, yahuye n'akaga gakomeye cyane arwara ijisho rirabyimba, ryitambikwamo n'ikintu kimeze nk'umwashi n'inkingi. Mu gisenge cy'inzu ye hitambikamo ikintu kimeze nk'ukwezi. Abaturage b'u Rwanda nabo ntibabonye amahwemo, bahuye n'amahano y'umuze utarigeze ubaho, bokamwa n'inzara n'indwara z'ibinyoro n'ibisebe by'umufunzo, amatungo arasogobwa arapfa arashira. Abantu bari hafi ba Semugeshi bari aho bati nimushake Mpande ya Rusanga, ni we uzaduha umuzi n'umuhamuro w'izi manza zagwiriye u Rwanda, kuko nawe ni umwe mu bakuru dufite. Bahamura umuti w'ibi byorezo byongeye, ni umwiru mukuru w'ingoma.
Nuko umwami Semugeshi atuma abantu be ngo baririze aho Mande ya Rusagara yaba aherereye. Kera kabaye arashyira agera i Bwami, asanga uburyo bamwimitse butabaho, ahubwo ari uburyo bwo gutongera u Rwanda ibyago Semugeshi yari atangiranye ingoma ye. Mande ya Rusagara yegera Nyirarumaga aramubwira ati impamvu igihugu cyahuye n'akaga kiriya mize n'amapfa akaze ni ariya marira ya Nyirakabogo urara arira ko wanze kurekura ingoma. None kugira ngo igihugu gikire ni uko amarira ya Nyirakabogo yakama, kuko nta mugisha wo guhora umugabekazi aririra mu gihugu. Iyo umugabekazi atanyweshejwe ngo atange arekure ingoma, ahitamo guhunga igihugu akaba nk'igicibwa kitazagaruka i Rwanda by'iteka ryose. None fata inzira uhunge uve mu gihugu ujye i Burundi ubise Nyirakabogo n'umuhungu we bime ingoma, kuko nta bagabekazi babiri ku ngoma imwe, nta mugabekazi wima undi akiriho. Nyirarumaga ashorera inka ze ashyira nzira n'abaja be n'ibyendajuru bacikira i Burundi bambukiye ku cyambu cya Kagoma, ubu ni mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyaruguru. Mande ya Rusagara abwira ba bakobwa b'ibyendajuru na Nyirarumaga ati nimuze mujye muri ubu bwato n'inka zanyu mwambuke mwigire i Burundi mu Rwanda nta mwanya mukihafite. Nuko babaja ba Nyirarumaga bicara mu bwato bambuka Akanyaru n'inka zabo bigira i Burundi, ari naho Nyirarumaga yaguye n'abaja be. Nuko Mande ya Rusagara amaze kubambutsa abasezeraho agaruka i Rwanda, aza kwimika Semugeshi. Uko niko Nyirarumaga yarokotse urupfu rwo kunyweshwa rwari rumutegereje nyuma y'aho uwo yari abereye umugabekazi Ruganzu Ndoli atangiye ingoma. Nyiramavugo wa gatatu Landegode Kankazi. Nyiramavugo Kankazi ni mwene Mbanzabigwi bya Rwakagara na Nyiranteko ya Nzagura. Amacishirizo y'ivuka rye agaragaza ko yavutse Ayinga mu 1890 agatanga mu 1973, akaba yari mubyara wa Musinga. Nyiramavugo Kankazi ni we mugore wa mbere umwami Yuhi Musinga yashatse muri Werurwe 1911. Babyaranye Rudahigwa nk'umwana w'ikinege Kankazi yabyaye mu mateka ye. Yahawe izina rya Landegode. Umwami Musinga bamucaga ku ngoma mu 1931, umuhungu we Rudahigwa akima ingoma. Kankazi yamubereye umugabekazi nka nyina wamubyaye. Niwe mugabekazi watangiranye n'iterambere ryo kugendera mu ndege ubwo yaherekezaga Rudahigwa mu rugendo yagiriye i Buruseli mu Bubiligi, ubwo bari bitabiriye imurikabikorwa ryahabereye mu 1958. Ubwo umwami Mutara Rudahigwa yatangaga bitunguranye ku wa 25 Nyakanga 1959, yazunguwe na murumuna we Ndahindurwa. Nyina Mukashema ahita afata intebe y'ubugabekazi. Kankazi aba umuturage usanzwe, akomeza gutura iwe i Shyogwe. Bitewe n'uko ubwiru n'imihango yabwo yakuweho n'abakoloni b'Ababiligi mu 1925, n'Abiru bakaba baraciwe muri uwo murimo, Kankazi ntawigeze amutunga urutoki cyangwa ngo ahirahire agira n'agatima ko kumutekereza nk'ukwiye kwinyweshwa, ngo abise mukeba we Mukashema yimane n'umuhungu we Ndahindurwa. Nyuma y'aho mu 1999 mu Rwanda hadukiye imvururu zibasiye abaturage zikabica, abandi zikabatwikira bagahunga u Rwanda. Kankazi Landegode yabanje guhungira muri Kongo, nyuma aza guhungira mu Burundi aho yatuye mu mujyi wa Bujumbura. Nyiramavugo Kankazi Landegode yatanze mu 1973 ari mu kigero cy'imyaka 83.
yatanze atongeye gukoza ikirenge cye mu Rwanda kuva yarusohokamo mu 1961. Yabaye umwe mu bagabekazi b'u Rwanda basimbutse urwo kunyweshwa wakorewe abagera kuri 3. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ngayo amateka y'abagabekazi batigeze banyweshwa barusimbutse.